hanyuma uzure uburyo ki ushobora gushipinga cyangwa uburyo ki ushobora kohereza P. By'umwihariko bari kutwereka ko GCV rate cyangwa 1P ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari nk'uko muri kubyibonera namwe aka kanya, kandi nanone bakerekana ko ari ibiciro biri live. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza, mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. By'umwihariko nk'uko muyibona ndi muri ecosystem za mining ya P network, by'umwihariko imwe mu madapps yafashe icyemezo cyangwa yafashe ya mbere mu guhereza abapioneer cyangwa mu buryo bwa goods and services, by'umwihariko ku gisate cya transport, aho harimo ibice bibiri, harimo air draft transport people and shipping goods air draft, cyangwa uburyo ki ushobora gutega bisanzwe nk'umugenzi cyangwa n'uburyo ki bashobora kugushipingira cyangwa bakagutwarira imizigo yawe ukishyura mu mapi, by'umwihariko kuri GCV price cyangwa kuri iki giciro cya GCV 314,159 by'idolari nk'uko muri kugira ute babyerekanye. Nanone nongere mbibutse ko aya madapps yagaragaye muri ecosystem ya mining ya P network, by'umwihariko na kino giciro 314,159 by'idolari kuwa team ya P network, nubwo ziba zikiri muri testnet zino dapps cyangwa izindi ziri ku gice cya mainnet, ariko system cyangwa kwa team ya P network iba ibizi cyane ko ari igihe ufungura DApp cyangwa umudeveloper ajya gukora DApp cyangwa application ishyigikira cyangwa isupportinga uyu mushinga, kuwa team ya P network ikagira ute ikabikansaringa ntibe yabyemera. Bivuze ngo isaha open mainnet yabibaye nk'iyi DApp nayo yaba cyangwa yaza mu madapps ya mbere nayo yahereza abapioneer amaserivisi. By'umwihariko ngira murabona ko nk'uko ndi kubibereka bari kugendera kuri GCV rate kuri 1P ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Nk'uko nayabwiye harimo ibisate bibiri cyangwa ibice bibiri, harimo igice cya air draft transport people, ahangaha ushobora kuza nanone ukaba wabukinga umwanya wawe cyangwa itike yawe ukoresheje amapi. Okay, ngira ngo barabyerekana uyu munsi wa none. Ushobora kuza bakwereka n'isaha indege iza kuza kugira ute kuba yahagurukira New York to London, bakwereka amapi ushobora kugira ute kwishyura Paris to Dubai, barabikwereka byose kwa wagira ute wabukinga umwanya wawe cyangwa ukabukinga tike ukishyura cyangwa ukabukinga ukoresheje amapi. Urabona ko mu by'ukuri iyi DApp iteguye neza. Iki ni igice cyangwa ni igisate cya air draft transport people. Hanyuma harimo n'ikindi gisate cya shipping goods air draft, nacyo ndagira ngo tukirebeho by'umwihariko. Okay, nuza ahangaha nukura back ukaza hano kuri iki gice cya karigo kuri ship goods barabikwereka, nuza ugakanda ahangaha. By'umwihariko turi kugendera ku giciro cya GCV 314,159 by'idolari, aho umuzigo wawe bitewe n'ibiro nanone barabikwereka. Okay, kuri standard shipping, aho ku isi hose aho ibicuruzwa bya cyangwa ibintu washipinze cyangwa waguze, nanone nimba akoresheje kiriya gice cya air draft transport people ugatega indege, nimba ugiye China cyangwa Dubai cyangwa New York cyangwa ahandi hose ugiye kurangurira ibicuruzwa byawe, nanone ukwaza nanone ukongera ugakoresha kiriya gice cya cya shipping goods. Okay, bakwereka ko mu buryo bwa standard shipping hagati y'iminsi 5 ndetse n'iminsi 7 ku isi hose ibicuruzwa byawe biba bigize ute bizaba bikugeza. Hanyuma bakoresha express cargo bakakwereka ko mu minsi 2 okay cyangwa iminsi 3 biba bigize ute bikugezeho ku isi hose. Mu by'ukuri iyi DApp ni imwe mu madapps tugomba gushimira kandi
nkabashishikariza mwese kuyisura mukaza mukabireba. Nkunda kubabwira umunsi ku munsi, uyu munsi wa none ibintu byose muri umushinga wa Pi Network biracyari mu igeragezwa. Nkunda kuvuga ngo mujye muza mubanze mutestinge, muhereze amaso yanyu cyangwa munyuze nk'amaso murebe uburyo kimwe hazajya mu bikorwa, cyangwa igihe hazaba habayeho Open Mainnet n'aya madapps atangiye gukora muri ecosystem za mining ya Pi Network. Iki nicyo gihe, uyu ni umunsi wo gutangira kugira ute kubyiga n'uburyo ki wazajya uza uka-exchanging amapi yawe, cyangwa ugasendinga cyangwa ukayaresivinga cyangwa ukishyura ukoresheje cards. Byose bigize ute barabiteguye birimo. Hanyuma mbere na mbere ndagaruka kuri ba bantu bakeneye amafaranga y'iminsi mikuru muri iyi minsi, cyangwa ushobora kuba ukeneye gusoza umwaka ufite amafaranga, cyangwa ushaka gutangira umwaka nanone ufite amafaranga. Ibyo byose birashoboka. Ushobora kuba ufite Bitcoin, cyangwa ufite Ethereum, cyangwa ufite Ruby, cyangwa ufite ama CDA cyangwa ama Sidra, wenda bitewe n'uburyo ki ubivuga. Ukeneye amafaranga utwandikire rwose, izo serivisi turazigufasha hano kuri Mbarusha Mining TV. Nimba ukeneye amafaranga cyane none ufite cash, ushaka wenda kwicara ufite nk'amacoins ukayibikaho kugira isa cyangwa mu gihe habayeho Open Mainnet, kugira nawe uzabe mu bantu hazaba bafite pi zo kwifashisha cyangwa zo gukoresha, rwose utwandikire tugire ute tubigufasheho. Hanyuma ushobora kwibaza ngo aha hantu ko muri kutubwira ngo ni muri ecosystem cyangwa muri aya madapps, tukaba twabuze inzira cyangwa tukaba twabibuze, mwahageze gute, mwaciye hehe, mu bitwereke natwe tugire ute tubyibonere. Niyo mpamvu tadwari nka Mbarusha Mining TV ngiye kubagayidinga, mbayobore, hanyuma mbageze muri iyi DApp, nawe uze wihere ijisho ubyirebere, cyane ko ibintu bigeze ahashyushye. Kandi mbibutse ko uyu mushinga wa Pi Network mu by'ukuri ugeze nko ku kigero cya 80%, kubera ko ibisigaye nibyo bike cyane. So nimba uri mushyashya akariko bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV ya-uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko burya ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru uba umeze nk'umuntu wagize ute wasigaye. Okay, so ndagira ngo romba guiding, hanyuma tugirane mwiriya DApp twari turimo twese, buri wese abashe kugira ute kubyibonera. Nkuko mubibona no ndi muri Pi browser nk'ibisanzwe. Ahangaha nta muntu utahagera cyangwa utahazi. Uraza hano kuri Pi apps uhakande. Okay, ukimara gukanda kuri Pi apps uretse tugira ku gice cya Mainnet apps cyangwa App Studio, uze wikandire ku gice cya Mainnet apps. Okay, ngira ngo mumaze kubimenyera. Ahangaha numara kuhakanda, okay, uraza ahangaha wandikemo aya magambo ngiye kwandikamo. Okay, aza wandikemo New Life Digital Bank. Okay, New Life Digital Bank. Nurangiza ukore search, urayibona ni iyi ngiyi na nibanza. Nurangiza uyifungure, urabona ko ikiri mu gice cya testnet nk'uko nakunze kubabwira cyangwa nkunda kubabwira umunsi ku munsi. Aya niyo mahirwe, iki nicyo gihe cyo gutangira kwitoza ibintu hakiri kare bikiri mu igeragezwa, kubera ko igihe bizatangira gukora bya nyabyo habayeho Open Mainnet cyangwa aya madapps atangiye gukora muri ecosystem za mining ya Pi Network, byazagucanga cyangwa ugasanga uri gukenera abantu bagufashe, kandi mu by'ukuri warabonye amahirwe mbere yo kubyiga cyangwa yo kubyitoza. So urakanda kuri Open App. Okay, nk'ibisanzwe ahangaha katuyifungure twinjiremo. Usabwa kuba ufite nyine telefoni yihuta ndetse na internet yihuta. Okay, turayikanzeho tukande Open. Okay, ngira murabona ko iseko idukundira irafungutse. Ni ibingibi dore nahangaha muri New Life Digital Bank.
hanyuma usure uburyo ki ushobora gushipinga cyangwa uburyo ki ushobora kohereza P. By'umwihariko bari kutwereka ko GCV rate cyangwa 1P ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari nk'uko muri kubyibonera namwe aka kanya, kandi nanone bakerekana ko ari ibiciro biri live aka kanya cyangwa ari ibintu biri kuba by'umwihariko muri testnet muri ecosystem za mining ya P network. Hanyuma bakakwereka uburyo ki ushobora ku exchanginga amapi, nimba wenda bakakwereka nimba ari 1P mu madolari bakakwereka ko ihwanye n'ibihumbi 314,159 by'idolari, nimba ari P ebyiri bakakwereka ko ihwanye n'ibihumbi 628,318 by'idolari. Ukaba wagira ute wahita ko ukora exchange ako kanya zigahita zihinduka ama USDT. Dore ni ibingibi barabyerekana no kuri price y'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ngira murabona ko biri kugira ute imibare iri kugenda itera ahangaha, ngira ngo nuyitegereza neza ahangaha urabibona ko imibare iri kugenda ihindagurika akantu gato cyane. Nibyo ngibyo rero mugerageze musure iyi DApp namwe mwihere ijisho mubyirebere, nibyo ngibyo. Hanyuma kugira n'igihe azaba atangiye gukora cyangwa aya madapps azaba atangiye gutanga amaserivisi bitazagucanga cyangwa utazayoberwa aho uhera naho usoreza. So turi kumwe rero, duhurire mu zindi updates.